ibyo uyu mufilozofe yavuze ku bijyanye n'igitsina cy'umwana uzavuka, uburyo kigenwa n'imbaraga cyangwa se ibyiyumvo by'umugabo. Ku isi yose ubu ngubu abantu bahangayikishijwe n'ivuka ry'abana b'abakobwa cyane kurusha uko abana b'abahungu umubare wabo w'abavuka uba munini, niba ariko navuga. Kuvuka kw'abana b'abakobwa nibyo byiganje cyane ugereranyije n'abana b'abahungu. Nko mu kinyejana cya 18 hari umufaransa umwe wari warazobereye ku bijyanye na surgery cyangwa se ibira byo kubaga, yigeze kwandika mu gitabo ko abantu bifuza kubyara abana b'abahungu ko bakwiye gukata agace k'ibumoso k'ibizavamo umwana bakagakuramo. Abandi bashakashatsi batangiye kugira impungenge ubundi mu kinyejana cya 18 nibwo iki kibazo cyo gusumbana kw'abana bavuka mu bijyanye n'ubwinshi cyangwa se n'umubare wabo ugendeye ku bitsina byabo cyatangiye kwibazwaho n'abantu. Umubare munini w'abakobwa ukavuka ari mwinshi cyane ugereranyije n'abahungu. Abandi bashakashatsi bakandika cyane, hari n'ibitabo bivuga ko igitsina cy'umwana kijyana n'imirire umuntu arya mu buzima bwe bwa buri munsi. Hari nk'uwitwa Kristen Navarra wo muri University ya Georgia hariya ya 10 yazobereye ku bijyanye n'ibijyanye n'ibitsina by'abana, niba ariko navuga. Aza kuvuga ko ibihugu byiganjemo baje gusanga imiterere y'ibihugu nayo ishobora gutuma umubare w'abantu w'ibitsina runaka uruta uw'abandi. Uyu mudokiteri yasanze nk'ibihugu biba mu duce turi muri tropical, latitude tropical, babyara abana b'abakobwa kurusha abahungu ubigereranyije n'ibihugu birimo wenda Alaska, Canada, Iceland, za Scandinavia, Siberia n'ahandi hatandukanye. Ibi bice bindi bibyara abana b'abahungu cyane nibyo muri region ya subalctic. Abahungu bo baba ari benshi. Hanyuma waza muri bihugu bya tropical nanone ariko wenda muri Central Africa usanga barutanaho gatoya, ariko n'ubundi abakobwa bakaba bari hejuru y'abahungu. Ushobora gusanga hamwe ari 49%, ahandi ari 51%. Abakobwa ni 51%, abahungu ni 49%. Ariko waza muri ibi bihugu bindi biriya nababwiraga haruguru bibarizwa muri ibi bihugu bifite muri latitude tropical, usanga abana b'abakobwa ari benshi, bishobora kugera no muri 70%. Niyo mpamvu rero abashakashatsi bo muri Amerika bagaragaje ko iyo umugore nanone hari uburyo umugore yitwara mu bijyanye n'imirire mu gihe cy'uburumbuke n'uburyo umugabo yitwara, ko bishobora kugira amahirwe yo kubyara umwana runaka ufite igitsina runaka. Ariko ibi ngibi nanone ntabwo wabyizera 100%. Ntabwo wabyizera 100%. Ubusanzwe habaho ubwoko bubiri bw'intangangabo, hari izifite kromozome ya X n'izifite kromozome ya Y. Ubwoko rero bw'intangangabo iyo buhuye n'intangangore nibwo butegeka igitsina umwana azavuka afite. Ni ukuvuga igitsina kigenwa n'umugabo, ntabwo kigenwa n'umugore. Kera abantu batarasobanukirwa, umugabo yajyaga asenda umugore we ngo nuko abyara abakobwa gusa. Hari harimo n'ubujiji mu kono. Yirengagije ko igitsina cy'umwana kigenwa n'ibiva mu mugabo, ntabwo ari ibiva mu mugore. Niba intangangabo yari ifite kromozome ya X, umwana uzavuka azaba ari umukobwa. Niba ifite kromozome ya Y, umwana uzavuka azaba ari umuhungu. Ibi nibyo Dr. Shetos, ni umuganga wanditse igitabo cyamenyekanye cyane. Ni igitabo yise How to Choose the Sex of Your Baby. Ni gute wahitamo igitsina cy'umwana wawe. Yerekanye ko ubwoko bw'intangangabo ifite X cyangwa Y bufite ibintu bimwe na bimwe bizitandukanye. Mu bushakashatsi bwe rero yabonye ko intangangabo ibyara umuhungu, no kuvuga iyo ngiyo ifite kromozome ya Y, ifite imbaraga nke. No kuvuga intangangabo izavamo umuhungu iba ifite imbaraga nke, ikaba nto,
ariko ikanyaruka cyane kurusha intanga izavamo umukobwa. Iyi izavamo umukobwa niyo iba ifite koromozome ya X. Yaje kubona ko intangangabo izavamo umukobwa yo ni inyembaraga, ikaba imara igihe kinini mu myanya myibarukiro y'umugore itarapfa, ndetse ikaba ari na nini ugereranyije. Ni ukuvuga intanga izavamo umuhungu aba ari nto, inyaruka ariko igapfa vuba. Izavamo umukobwa akaba ari nini, igenda gahoro ariko nayo ikamara igihe kinini itarapfa. Rero kubera ko izavamo umuhungu ari inyaruka kurusha izavamo umukobwa, uyu sheto agira inama abashaka kubyara abana b'abahungu kugerageza gushakisha umwana muri cya gihe cy'uburumbuke, hafi ya ovirasiyo, mbere gato y'isohoka ry'intangangore. Icyo gihe uramutse ugerageje gushakisha umwana, hazaza umwana w'umuhungu. Ni forumire yari yaratanze ariko nayo itizewe 100%. Ni ukuvuga iyo uramutse iyo uramutse ushatse nk'umwana mbere cyane, ni ukuvuga hakirimo iminsi mbere ya ovirasiyo, iyo ntanga izavamo umwana w'umukobwa, intangangore ijya kuza isanga ya ntangangabo izavamo umuhungu yarapfuye, kubera ko igira intege nke kandi igapfa vuba. Ni ukuvuga iyo izasangamo rero izaba rizabyara umukobwa. Uyu Dr. Shoto agira inama abashaka kubyara umwana w'umuhungu ko bagomba kwita cyane ku bindi bintu byinshi yagiye arondora. Gusa icyo nagarukaho wenda, ndetse buno bushakashatsi bw'abadogiteri babiri, icyo warumbajije ni uburyo umubare w'abana b'abakobwa wiyongera kurusha uw'abana b'abahungu bavuka. Abahanga rero uretse izo mpamvu zose bagiye batanga, banashimangira ko imirire y'iki gihe yiganjemo ibikomoka ku nganda, kuba ibiribwa byarahungabanyemo umwimerere wabyo warabaye hafi ya ntawo, kuba ikirere cyaranduye ku buryo umwuka uhumekwa n'abatuye isi uba muke cyane, nabyo biri mu bifavoriza intangangabo gupfa vuba zitaranagera ku igira izavamo umwana. Ubushakashatsi rero buvuga ko ibiryo by'iminsi ari byo bituma abana b'abakobwa aribo bavuka cyane ugereranyije n'abahungu, by'umwihariko mu bihugu bibamo abaturage bakoresha indyo ziganjemo izitubuye, imirire, kwangirika k'ubutaka n'ibindi. Ubushinwa n'Ubuhinde, ariko hari izindi mpamvu. Nko mu Bushinwa n'Ubuhinde, iyo hari ikintu kibaye ngombwa ko barengera umwana ugiye kuvuka, barengera umuhungu kurusha umukobwa. Hari n'igihe umwirabura ashobora gukundana n'umwana w'umukobwa w'umuhinde bagaterana inda, imiryango yabo igategeka ko umukobwa akuramo inda. Iyo basanze yari atwite nk'umukobwa birihuta cyane kurusha uko yaba atwite nk'umuhungu. Ibi ngibi nabyo byibazwaho, ariko nanone bigaterwa n'uko umubare w'abana b'abahungu muri biriya bihugu nanone uba ari muke cyane ugereranyije n'abana b'abakobwa. Ibi nabyo ariko bishyirwa mu myanya y'ibituma ubusumbane bw'abantu ugendeye ku bitsina byabo bigenda bitandukana. Nko muri Amerika, Burayi, bafite umubare munini w'abantu bakuze b'igitsina gore kurusha abagabo, nabyo bikagaragaza ko ari ibintu byatangiye kera. No muri za Australia nanone gukuramo inda z'abana b'abakobwa ni ibintu bifite imbaraga cyane, binagendanye n'imico yabo. Ibi nabyo bikaba ari bimwe mu bintu bituma habaho ubusumbane bw'ibitsina byombi. No kwandura kw'ikirere nabyo bishyirwa mu majwi, ibyo bita sexuation, ihindagurika. Nanone kubera ibinyabutabire byadutse mu isi, za dioxine, za mercure, ibi bituruka mu nganda, nabyo biri muri bimwe mu bintu bishobora gutuma ubusumbane bw'abana bavuka bugaragara cyane. Hari n'ubushakashatsi bwo muri Canada, muri Canadian communities, buvuga ko iterambere ry'inganda no guhumanya ikirere bituma abantu babyara abana b'abakobwa kurusha abahungu. Ukwiyongera gukomeye kwa dioxine mu kirere, uretse no kuba byarazamuye kanseri kubagerwaho ingaruka nayo kuva mu mwaka w'1990, byanagaragaje ko binatuma abana bavuka basumbana cyane ku bijyanye n'ibitsina byabo, kugeza ubwo abahungu baba 46%, abakobwa bakaba 54%.
aba ariko ni ibyaturutse nyine kuri ibyo binyabutabire, imirire n'ibindi bitandukanye. Ni ukuvuga ibi binyabutabire byangiza intanga muri rusange. Izihatakarira rero ni izo ngizo zizavamo umuhungu. Ni ukuvuga mu ntanga, iyo intanga z'umugabo zangirika, iyo ngiyo y'inyantege nke ariko inyaruka, ari nayo izavamo umuhungu, ari nayo ipfa vuba, urumva irahazaharira cyane kurusha iyo ngiyo y'inyembaraga, ari nayo nini kandi idapfa vuba, igenda gahora ariko izavamo umukobwa. Ni ukuvuga ishobora gutegereza. Ni ukuvuga ibyo twinjiza mu mubiri, ibyo duhumeka, ibyo turya, ibyo binyabutabire bigira ingaruka ku mwimerere w'intangangabo. Urumva izizavamo abahungu rero zihita zangirika vuba ugereranyije n'izizavamo abakobwa. Mu mwaka wa 2003 itsinda ry'abaganga bakoreye igenzura ku babyeyi babyaye hagati y'umwaka w'1997 n'ibihumbi 2000 mu bitaro by'ibihugu bitandukanye. Ababyeyi bakoreyeho igenzura barenga 800. Hakuwemo ababyaye igihe kitageze n'ababyaye bafashijwe. Mu kugereranya imibare rero yavanwe muri iri genzura, basanze ikinyuranyo kiri hagati y'abana b'abahungu n'ab'abakobwa bavutse kidashidikanywaho. Ni ukuvuga burya ikinyuranyo kirenze 3% biba byabaye ibindi kugeza ubwo bishobora kuba 54-55% bikaba ari abakobwa. Ni ukuvuga mu bana 100 bavutse 55 ni abakobwa, 45 ni abahungu. Gusa hari ibindi bihugu noneho bishobora kuzamuka bikagera muri za 60. Ugasanga mu bana 100 bavutse 40 nibo bahungu gusa, cyangwa se mu bana 100 bavutse 30 nibo bahungu. Aho biba byabaye ibindi. Ikigereranyo cy'imibare kigaragaza ko kubyaza ababyeyi bibarutse abahungu nanone bishobora kuba biri muri bimwe mu bintu bituma n'umubare wabo ugabanuka. Ni ukuvuga kubyaza umubyeyi utwite umwana w'umuhungu bifata amasaha ari hejuru ya 6. Kubyaza uwibarutse umukobwa bigafata ari hasi ya 6. Ni ukuvuga ku mukobwa bishobora no kugeza ku masaha 3, amasaha 4, ariko ku muhungu, umubyeyi ugiye kubyara umuhungu bishobora kugeza ku masaha 6. No gupfa rero bizamo. Ababyeyi bibarutse abahungu bahura n'imbogamizi mu gihe cyo kubyara. Hari bamwe rero muri bo babyajwe hakoreshejwe uburyo bwo kubagwa. Abibarutse abahungu bakoresheje ubu buryo baba bari hejuru cyane ugereranyije n'abibarutse abakobwa. Abana b'abahungu rero babyawe habayeho ubufasha bungana gutyo, nabwo buri muri bimwe mu bintu bishobora gutuma banapfa. Umubare munini w'abapfa bavuka ni umubare w'abana b'abahungu kurusha uw'abakobwa. Muri iyi nyigo kandi byagaragaje ko abana b'abahungu bavuka barusha amagarama 99 abana b'abakobwa. Iyi nyigo nanone yakozwe yagaragaje ko ababyeyi batwita abahungu barya ibiribwa byiganjemo ibitera imbaraga byinshi mu gihe batwite kurusha abatwita abana b'abakobwa. Uko kubyarwa rero bigoranye nibyo bivamo impfu za hato na hato z'abana, umubare wabo ukagabanuka. Hari n'umunyarwenya wigeze gusetsa avuga ko muri iki gihe bitewe n'iyangirika ry'ikirere, imirire mibi iteye inkeke, ubukana bw'izuba, imiti itandukanye abantu bahabwa, ubuziranenge n'ibindi, kuba umugabo ukibaruka umwana w'umuhungu bizaba bisaba umugabo bigasiba undi. Bishobora kuzaba ari ikimenyetso cy'uko ufite ubuzima buzira umuze. Nubwo wenda utabivuga nyine ni umunyarwenya, ariko yari abikomoje nyine kuri buno bushakashatsi. Ni kuvuga kubyara umwana w'umuhungu biri muri bimwe mu bishimangira yuko ushobora kuba ufite ubuzima buzira umuze muri wowe, nubwo atari ikintu wavuga ko ari waha pourcentage nini cyane mu kucyemeza. Ariko bitewe n'imihindagurikire y'ikirere, ibyinjira mu bantu byangiza umubiri. Mu byangirika rero mu mubiri w'umuntu harimo n'ibizavamo umwana. Urumva rero umwana uhazaharira cyangwa se ibyangirika mu bizavamo umwana, iyo ntangangabo ntoya y'inyantege nke ipfa vuba ariko ikanyaruka iri mu zangirika mbere. Iyo ngiyo rero y'inyembaraga izavamo umukobwa ibasha no gutegereza ariko ikagenda gahoro, iri mu zangirika nyuma n'ubundi.
icyo gihe rero urumva niyo izavamo umwana w'umukobwa. Ni byinshi bavuga kuri ibi bintu byitandukana hagati y'abakobwa n'abahungu. Ni na chapitre twigeze no kurambura mu buryo burambuye, ntabwo byose nabirondora nonaha, ariko nicyo nakubwira. Aristotle rero ikintu we yabivuzeho, we yashakaga kuvuga uburyo igitsina cy'umwana uzavuka kigenwa n'imbaraga cyangwa se ibyiyumviro by'umugabo n'ubuzima buzira umuze bwe. Nanone uhuje ibi bintu Aristotle yavuze ukabihuza n'ubushakashatsi bwagiye bukorwa, yaba buriya bwo muri Amerika, buriya bwo muri Irlande, uhita ubona yuko hari ahantu bigenda bihurira gake gake. Nicyo rero nakubwira ku bijyanye n'ubuzima hagati y'abahungu n'abagabo. Mu myaka iri imbere ho bizaba ari ibindi bindi. Mu myaka iri imbere iki kinyuranyo hagati y'abakobwa n'abahungu gishobora kuzazamuka cyane, bitewe n'uko ubuzima turi kujyamo ni ubuzima butwexposa cyane mu kwangirika kw'imibiri yacu. Ibyo turya, ibyo duhumeka, ibintu by'umwimerere biri kugenda bishira ku isi. Kuba rero biri kugenda bishira ni ikigaragaza yuko bizaba bitandukanye cyane mu myaka iri imbere. Gusa ariko nanone tekinoloji izabikemura. Niba bageze ku rwego bakorera inyama muri laboratwari, aho kugira ngo umuntu arye inyama yabanje kubaga, bazajya bafata DNA, bazajya bafata uturemangingo fatizo tw'itungo runaka, badutegurire muri laboratwari, tubyare inyama runaka. Niba ari imfizi bashaka, bayibone muri laboratwari, imfizi ipimye, irimo ibinure bipimye, irimo imyunyungugu ipimye, ku buryo umuntu azajya arya inyama bitagombeye yuko amena amaraso, ahubwo ari inyama ziturutse muri laboratwari. Kera kabaye rero n'igitsina cy'umwana ni ibintu bizajya byikora, ariko n'ubu ngubu biraba. N'ubu ushobora guhitamo igitsina cy'umwana uzabyara, ni ukujya kwa muganga cyangwa se kujya ahantu babikora bakarobanura nyine ibyo bizavamo umwana, intangangabo n'intangangore bakazihuza, ariko bafashe ya yindi ifite kromozome ya Y bakaba ariyo bahuza n'ingore, bikazabyara rero umwana w'umuhungu. Ni ibintu bishoboka cyane, bazabipima nabyo wenda bijyanye na tekinoloji, ariko biramutse bikomeje mu buryo bwa kamere byazaba bigoranye. Kino kinyuranyo cy'abana b'abahungu n'abakobwa gishobora kuzaba kinyuranye cyane mu myaka iri imbere. Rero bitewe n'ubuzima tubamo bwa buri munsi, ni nayo mpamvu Relax Life Center ihora ishishikariza abantu ko byibuze rimwe mu kwezi umuntu akwiriye kujya gukoresha isuzuma ry'ubuzima bwe ukuntu buhagaze, by'umwihariko akanyura kuri iyi mashini isohora imyanda mu mubiri. Nubwo bitaba rimwe mu kwezi, bikaba rimwe mu mezi 3, nkeka ko hari ikintu byafasha mu buzima bwa buri munsi, kubera ko ubuzima tubamo bwuzuyemo uburozi. Ubwo burozi rero kugira ngo busohoka bunyuze henshi. Hari ubusohoka mu buryo bwa kamere mu kwihagarika, mu gusohora imyanda nyine nk'uko indi myanda yose isohoka mu mubiri. Hari ubusohoka mu buryo bw'ibyuya, bigasaba ko ukora utwo twa siporo kugira ngo ibyo byuya bisohoke. Ariko nanone hari indi myanda igomba gusohoka binyuze mu mamashini yabugenewe. Ibyo rero nta handi biba hano mu Rwanda uretse muri Relax Life Center. Ikigo Relax Life Center basuzuma indwara zitandukanye, bagatanga inyongeramirire ku bibazo by'ubuzima waba ufite. Bagira imashini zikangura imitsi, urwaye rubagimpande, urwaye umugongo wabagana. Bagira kandi imashini zisohora imyanda mu mubiri. Bakagira imashini zifasha mu buvuzi bukoresheje amazi n'imiti, biriya bya hydrotherapy, wifuza nko kugabanya umubyibuho n'ingaruka ziterwa na wabagana. Ikindi bagira reflexology ifasha mu gukangura imitsi no kongera abasirikari b'umubiri no kuvura stress. Hanyuma bakagira fitness